munsi no kuruhuka kabisa, kuruhuka wumva ko nduhutse kabisa. None se sawa boss, nzi neza se uzi urebye ntaribi wanashaka izuba ry'Ikigali ni hatari. Niko bigenda nyine ibihe muri iyi minsi n'ubushyuhe byarahenze cyane. Yaani umuntu ataritera amazi wumva ameze ukuntu, ariko ngo mumaze kwitera ameze neza fresh. Biraca mariko. Biraho. Abonye akazi muri kugakora neza. Ewana, abonye kabisa ewana muri kugakora neza kabisa. Kandi kugenda boss. Narebe ariko bano gutaruka. Ndi kwihuta cyane. Ugiye se gane ko uyu munsi utakoze. Hari gahunda mfite zo gukora ibibazo bya famille. Okay, umvikana. Nagira ngo usaba ubufasha rwose boss, waramfashije kenshi cyane. Ugiye kusanga ibyo amafaranga. Oya, amafaranga cyo ntagwaye ngo warashize se. Ntago ari amafaranga. Ntago ari amafaranga. Ikibazo kintu ufite ni ikihe baba? Urebye Feel we mbwira nta kibazo. Ubundi bose ndasanga nafasha. Numva ikibazo mfite ari we wenyine nakibwira. Ukibwira ntacyo wateye ndasasha. Oya, wabaye umuntu umugabo noneho ugiye kwereka umukecuru umukazaza. Ntabwo biraba. Okay. Naho ubundi umukobwa muri famille yego inshuti yanjye yanamfashije kenshi cyane mu buzima, na biro narabona n'akazi yaramfashaga yaragafite. None rero yari afite ikibazo kimukomereye. Maze umwanya munini nambaye net numva na sawa mutangiye guhuma. Bibaho. Yego. Ntari. Yari hano i Kigali. Ashaka yari afite akazi muri iyi minsi. None akazi karahagaze. Yego. Yari afite akazi none akazi karahagaze. None se ujya mutuma akazi usha kunego nta kazi se ukeneye ko tumuha. Muri departement ibyo dukora. Yego. Ndumva ndakeka ahantu hose haruze, kandi ibyo dukora nta kintu yashoboramo bitewe n'ibyo akora nawe mu buzima bwe busanzwe. Ntabwo ari umutekinisiye. Ubwo rero nagira ngo mumfashe, urabona ngiye birangoye cyane. Aho nuye biragoye, kandi namwe murabona ni kure cyane guturukayo. Ahantu yabaga umukobwa babanaga byabaye ngombwa yuko baba batandukanye. Abiza abantu bo kuri iyi si bye mwebwe namugira neza naho abandi bose siko bameze. Nagira ngo wenda mumfashirize mucumbikire iminsi mike mu gihe atarabona akazi, kuko n'ubundi boss aho ufite inzu nini, ahantu hawe ni hanini. Ndabona ko nuko wagiye udufasha nawe ntabwo wabura kumufasha rwose patron. Nuse varwa wenda ikibazo cyawe ndikucyumva, kandi ni byiza burya no gufasha ni byiza, kuko nta muntu umenya aho bwirageze, sibyo? Uyu munsi ufasha abandi nawe ejo bakagufasha. Bijya nibwo buzima. Natwe buriya kujya mu kazi iyo ubona bitera imbere, nuko waragiye ubana n'abantu. Njya bikubwira ati niba uri mu kazi kuriya gerageza witware neza, kandi ntugabisuzugure umukozi mugenzi wawe, kuko ejo cyangwa ejo bundi hari igihe bihinduka ugasanga wa wundi wasuzuguraga abaye boss wawe. Mpamvu ubona ngerageza nanjye kubafata neza n'abantu dukorana. Burya ntabwo bafata nk'abakozi banjye, ahubwo bafata nk'abafatanyabikorwa banjye. So rero ntabwo ari bibi gufasha famille wawe. Ariko ikibazo urabona ngende umusore ndibana ahangaha mu nzu, sibyo? Bwira ukuntu umuntu w'umusore ndibuze gufata umuntu w'umukobwa namucumbikira. Boss urumva biri bukunde ko mfata umuntu w'umukobwa nkamucumbikira n'umuntu w'umusore? Gusa umuntu uzabyumva akumva nafashe umuntu w'umukobwa nkamucumbikira n'umusore, wumva cyangwa ashaka ko ndongora amasigane. Ndongora imburagihe. Ntabwo ariho icyo kibazo. Ntabwo ariho mbiganisha. Gusa impamvu nayenje no kubikubwira nuko nsanzwe nzi kuri inyangamugayo, kandi umukobwa nawe ni umuntu witonda, yize mu bigo by'ababikira, nawe yitwara nkabo. Ubwo nagira ngo wenda kuko ntabonaga birumvikana ko bisa nkaho bikubangamiye kubana n'umukobwa, ariko nta kundi ngenda uva nta handi namuganisha.
namuganisha gusa ni iminsi mike yagusabaga nanjye nagusabaga ni iminsi mike cyane rwose tukareba wenda uburyo aho ategereje gukora examen yayisoza aba yarangije gukora examen rwose yahita agenda nanjye wenda nzaba nabonye ubundi bushobozi bwisumbuyeho naba nanjye namufasha n'umuntu rwose twabanye yaramfashije yumvaga ari we wenyine nabwira ikibazo cyane ukaba wamufashije kandi n'abantu bisi babazi cyangwa umusheri wawe wenda watinye kumujyana iwanyu ntabwo ari umusheri wanjye kandi ari umusheri wanjye nabikubwira ntabwo nakubeshye ni ibintu bigoye ntabwo ari ibintu byo gupfa kwita umuntu afatira umwanzuro ku cyo abonye kuko urumva gufata umuntu w'umukobwa ukamuzana ukamucumbikira ni ibintu bisa nk'ibiba bitoroshye sibyo bisaba kubitekereza ariko se wabatekerezaga se ko wenda yaza nkamucumbikira wenda nk'iminsi ingahe ugereranyije wenda ibyo bizamara ibyo ngo bizamara iminsi ingahe even 1 week week yose ntabwo byakunda basi umuntu w'umusore mpana n'umukobwa mu nzu umuntu utari mushiki wanjye urumva ko umenya ko turi abantu ubundi kenshi kutabuhara uri muri misiyo kandi ndakeka misiyo yawe si kuwa kabiri nzagenda subize sinabibabwiye mu kazi nzaba nagiye none se ubwo muri iki cyumweru uzamara iminsi ingagari urumva uko bisa kose nubwo naba nari gufata umuntu w'umukobwa ukamucumbikira reka tworoshye ikibazo urumva uko nabikubwiye nawe umenya aho ubwira ageze byibuze sibyo byibuze ngiye kumucumbikira iminsi 3 kumucumbikira amajoro 2 ku munsi wa 3 ubwo sinzi ukuntu uzabigenza hari ikibazo wenda ku munsi wa 3 umuntu azaba yabonye ibindi bitekerezo y'abantu bakoze ku bufasha bwa kabisa iminsi 3 ubwo izere yuko bizaba byabaye sibyo okay wowe nta kibazo urateganya kumuzana ryari ejo nimugoroba none se ejo nimugoroba ariko uretse numvaga byiza bibaye byiza wagenda ukamuzana kuko mfite gahunda ahantu nshaka kujya urumva ejo sinzi ko ashobora no kumbona urabise kumaze kwirukanka mu bintu byinshi ntabwo byakunda se byakunda impamvu nawe mbishyize ejo nimugoroba kwari ukugira ngo nawe yiteguye nawe no kugutera yagiye nta kibazo cyo kunungura gihari wowe ikintu ugiye gukora genda umutegure nta kibazo muze nta kibazo gabiza ariko ni iminsi 3 nyine nawe urabyumva kugenda umutegure nta kibazo ubwo umuzane nta kibazo nta kintu bitwaye okay thank you boss sawa rero wagarutse se singaruka ntabwo ari kure cyane karibu rero kabisa mu isanzure ese byose mushiki wacu bamwita Celine yego Celine uyu ni boss wanjye niwe nyiri company Celine karibu wisanzure rwose wumve yuko feel free ntugire ikibazo rwose barwa twaganiriye yari yambwiye mu situation imeze ngira ngo nawe aricyo twavuganye wenda ndaje mukaya nayo twongeye tuganire gusa tunarimo narinde kuri Zoom hari twatiri kuvugana reka dusoze abura no kumusezera gusa ntabwo bitinda ndaje okay ngira ngo na bino bintu naba bikujyaniye mu cyumba hari kibazo okay
Serena rero urabona kandi yose ari gahunda ariko bari ibintu nabishyize ku murongo ntagomba kuneza abantu kandi nawe abana nikora ununze n'uma akazi urumva nawe urabizi kubona akazi muri uyu mujyi biragoye ntagomba kwica umuti kandi nawe urabibyibuka nyine abandi umwana icyo nashaka higeze urumva nta umwana ariko avance sur salaire umura turi kuhari okay cyangwa none rero nawe uri umuntu mukuru ngenda gusabye serivisi nzi neza ko nzayikora neza ndasoje ntabwo ari inama just yari inama ariko yasaga nkaho irangiye so rero ndimo gusezera mu twavuganagaho rero Serena makuru se umeze neza biraho okay so rero ahangaha ni mu rugo nk'uko nari mbikubwiye umusaza wawe twaganiriye yambwiye ikibazo wagize ariko nk'umuntu nyine bagomba kumufasha nta kibazo rero wisanzure rwose iyi nzu nyibamo njyenyine ubwo ni ukuvuga ngo ni wowe muntu wa kabiri tujye kuba tuyibanamo muri ino minsi kuri murakoze nubwo mbagoye ariko oya nta kibazo Imana yabamugisha n'ukuri oya nta kibazo rwose ngira ngo umusaza wawe sinzi niba mwaganiriye wamubwiye ko twavuganye mwamubwiye mwambwiye kandi nawe arabizi ko nawe agomba kumera hagati y'umuntu n'undi Serena rero urabona nk'umuntu w'umusore iyo wemeye gufata risike yo kwakira umwana w'umukobwa nkawe ni uko wenda we mbona nta n'ubunyampingi bwinshi burimo bwinshi cyane ariko hari igihe wakira nk'umukobwa ugasanga ni ibandi sibyo uhinge nawe ino nzu ninjye nawe nk'uko njya ncunga sekirite yayo nawe ugomba kumenya sekirite yayo nubwo wenda nta minsi myinshi turi mu marane ngira ngo yakubwiye ko nagenda namwemereye yuko naba mufashe nk'amajoro 3 nk'iminsi 3 plutôt wenda ari amajoro 2 n'undi munsi umwe wo ku manywa ubwo ni wa gatatu nawe akundi kuntu twabivuga niba nazaba ashaka kundi ubwo ufashe nari mfite buri mugabo uremera ikintu yemera azakora kandi kugira ngo urabyumva ko ari risk ikomeye kuba ndi umuntu w'umusore wibana agufata tukabana akuzana mu nzu urumva yuko bya risk ikomeye kujya kubana n'umwana w'umukobwa ariko nanjye munyizeye nuko nacyo umwana utuje w'akajwi gatoya nizeye yuko nyine uri umwana mwiza nk'uko ntugire impungenge niko bizaguma n'undi uyu nguyu akiri n'umwana ntabwo twari tuzi kuvuga so noneho ngira ngo yahoze numva avuga ngo ashaka kugira ngo ajye muri dushe amenye n'icyumba cye sibyo so ugiye urakata hano gutya utambika uratibona shambure urabona ireba ahangaha niyo wagenda nacyo ugakaraba uraca ngaho kote kuriya shambure urabona muri kurebana niyo ugenda nacyo ukareba tuzareba ntabwo byararangira akomeye mwana yanavaba nacyo wowe witera utuzi nawe iyo wasanga nagiye shavarwa kigira ngo rero karakana mbonye kwitonda niba atari bya bintu by'iki gihe ni umwana mwiza nuko agize ibibazo kandi bose we reka mubwire pe ndagushimiye uramfashije oya nta kibazo yibaza ukuntu biraza kugenda wowe ukuntu mba mbona witwara neza no mu kazi mbona uri uko bisa kose turukangukure ntabizi abantu ni kwishani nakurindire ntamuranga mugera mu mujyi mugafatisha sha isura mwana ni n'umuhanga ndakeka ka ntago yarata nakora ndabyizeye ndabizi neza okay nta kibazo nawe bayangana cyo bijya kubaho no kubana nawe ukorera gahunda y'ukuntu wenda iyo minsi nishira bizagenda nanjye nubwo ubushobozi mafite bwo kuba nagufasha so rero ndatekereza ko bizagenda neza bizagenda neza ngenda byizeye nawe okay urakoze ntugire ikibazo none sirangiye ko ejo byambaho sibyo ni ibya buri wese kabisa buri wese byo nabonye umuntu wese akeneye ubufasha ni ibya buri wese byo rwose ntugire wasi turaba turi kumwe nyine muri iyo minsi ntekereza yuko azagerageza kwitwara neza no mu kazi nabonye muri iyi minsi dufite ibiraka byinshi cyane akazi ariko urabona ko muri minsi dufite akazi kenshi no kugira ngo kwitwararika
natwe turi kubyihutisha ariko bose kugira ngo abakiriya batazarakara. Mubikore rwose bive mu nzira, mubikore bive mu nzira kugira ngo twicare n'undi kandi neza. Umukundo niyo mpamvu nanjye nyatse serivisi mba numva igomba kwita ikintu kuko uragerageza byibuze kwitanga mu kazi. Ariko n'abandi bakozi niko bameze n'abandi niko bameze. Akantu kubategurira kandi keza ndi kubitekerezaho. Cyane niba ari misiyo rwose. Kandi ndabizi neza yuko muzishima. Buriya iyo umuntu umukozi yakoze neza ugomba no guhembwa. Serena uvuye kwitunganya isi? Yego. Mbese ko wongeye ugasura imyenda wari wambaye? Nta kibazo ndetse barwariye ahise agenda ariko ashobora kuza uko ari buze kugaruka. Aragiye kagaruka tu. Nyine mba nibereye aha ngaha nabaye bowadi nibereye ku mupira. Yagize amahirwe akaba harimo nk'agapira nk'uko ndicara nkakara nasiko nakunda ibintu by'utubari. Wenda ngo najya ngo kugorobereza mu kabari. Ni ukwicara nyine hano mu rugo nkareba gutya ibipira. Nasoza nkajya nahara mu gikoni nkateka. Njye nditekera ubu kudaho gutya nziteka. Njya ngufasha muri iyi minsi ndi hano nta kibazo. Ntabwo uzi guteka? Ntabwo mbona ntabizi ngana gutya. Nose ubundi ubusanzwe Varwa yambwiye ko hari abandi mwabanaga ariko wenda byabaye ngombwa yuko mutandukana. Nuni ni hari hano muri Kigali cyangwa ni mu ntara? Ntabwo ari Kigali ni mu ntara. Ni mu ntara. Kigali ntabwo ntabwo mazi cyane nyine mazi gakeya cyane. Ariko Varwa yambwiye ngo ari n'ibizami by'akazi ngo mutegereje ibisubizo. Bibaye byiza wenda Kigali nibwo nanjye kubizamo. Imana izagufasha umubare ariko ujye unasenga. Ndasenga kugira ngo Imana izajye igufasha nkuko bakoze ibizami. Imana niyo yonyine igomba kugufasha. Ntamwumva ugize nk'amahirwe ukabona nk'ako kazi bikaragufasha. Kipe yawapisha umupira wagereka gutwara neza kuri abakobwa mwebwe n'abanye mudakunda n'imipira. Buriya we ntiwanamenya iyo biva n'iyo bijya. Ariko ntushobora kwita bose ariko nta izina ryawe ntabwo sinzi ari ngombwa ko ndimenya. Ntabwo bizongera rimenye. Ukagiye nitwa Irene. Ariko ugomba afite ndibwo nyine nuko mubwire iby'abantu benshi bakunda abari na byandira ikinyarwanda nyine. Nitwa Irene. Ya kampani Varwa wakoramo ni yanjye. Ariko umusaza wawe ni umukozi mwiza cyane n'umwana mwiza. Niyo mpamvu nyine nanjye yansabye ubufasha. Uriya umuntu yitwara neza mu kazi no mu buzima bw'abaza mugomba kubana neza. Kuko njye bariya ntabwo mbafata nk'abakozi banjye. Baba ari abafatanyabikorwa. Kuri mwakoze kuri iki gihe nta hantu hake hashobora kuba wakira umuntu nyine gutyo gusa ugiye kumuha icumbi kumufasha. Noneho umusore noneho nyine byumvikana gutanga icumbi ku muntu w'umukobwa nkanjye. Ariko buriya urizi impamvu abasore twanga gucumbikira abakobwa? Urayizi impamvu? Buriya abakobwa mufite ukuntu nyine umukobwa ndetse ntabwo ujya nk'abantu batanga amarifiti ukaba uri kwigenda mu muhanda ugahasa lift umukobwa cyangwa umugore ntagera mu nzira akaba yanavuga ko wamufashe bakaba bagutambikana. Niyo mpamvu rero nibaze nk'uko ufata umukobwa bakamuzana mu nzu mukabana muri abantu babiri bari ikibazo sibyo. Yego rero usanga kenshi niyo mpamvu n'abantu baba bafitemo impungenge. Kuri mwakoze kugira umuntu nk'uwo Imana izabaha umugisha. Nta kibazo kabisa nta kibazo. Ariko wamugane reka ngiye gukuramo imyenda nayo komeza kumenya. Niba itakwanga message cyo. Reka nikuremo. Nta kibazo.
ikipe kidatsinda seri bivuye guhindura se okay. Ikipe yacyatsinze sha asizajya tutaratsinda ikipe yanjye ngiye buriya bari gufana iriya y'umutuku iriya yambaye iby'umutuku n'umweru niyo kipe yanjye njye ntabwo nzi ibintu by'imipira wakumva bimeze okay. meze neza se yameze neza nanjye meze neza numva natuje muri hamwe ibibazo nyine kubyibagirwa okay. Okay. Gusa ubu ngubu tukaba turi gutekereza no gushaka icyo tubuza kuba turiyo sasa hakiri kare okay. cyangwa mu muryama kare mwebwe turyama kare rimwe na rimwe ntacyari kare mu kanya turabitekerezaho umupira se urabona utaryoshye ntabwo wenda ntabikunda kubera mwebwe ariko nyine ntabwo ari ibintu byanjye pe okay. ese ni ikihe kindi ukunda kitari umupira ngiye nkunda akazi siporo nyine iyo mvuye mu kazi nkaza nkakaraba nkabona amafunguro biroroshye ibyo gusa nta kibazo njyewe navuye mu kazi meze neza narwaye ndumva ubuzima buri kugenda neza nta kibazo none se ntabwo ujya ufata umwanya ngo usohoke ntabwo ujya gusohoka urabizi ntabwo ujya gusohoka urabizi nabazaga nyine ngo numve nyine ko mba numva nyine Kigali iyo ndi kumva nyine ukuntu abantu babaho nayo mba numva mfite amatsiko abantu benshi reka i Kigali bataribeshya none se ibyo byose ko bikora umuntu ufite amafaranga wagize ngo udafite ayo mafaranga yo kubikora wabikora urayafite wowe urabizi neza se koko akuntu waba utayafite biragaragara ntabwo usaze tugasohoka nyine tugasohokera nka seri tugasohokera nka nyine wowe umenyereye Kigali niba ushaka gusohoka se nyine niba ufite amatsiko yo kubona ukuntu biba bimeze okay. ejo tuzareba uko bimeze ahubwo ngira ngo wagenda ukajya mu gikoni se wakibonye ugenda wirangije ibyo twateka rero no muri firigo ubwo ntawe wifitemo ibyo twateka nanjye kugukoresha nyine cyangwa njye kubyikorera nabyo nta kibazo niba cyangwa tujyane ndaza kugufasha nta kibazo kusemana nigiye guhamagara so ubwo sarambwiye ntiyageze Allo mwiriwe neza amakuru okay ni sawa natwe none nenda kukubwira amafaranga se wabonye ko yagezeho se okay ejo rero nzaza gufata twatuntu okay bitunganye neza rwose bw'ejo nzaza sawa urakoze okay ushaka kureba muri
twose ubundi buriya uriya mukobwa Varo yanzaniye amagara y'umuturage kwambara atangiye kwiyambarikisha utuntu tw'utumini maze wasanga uri urusyo umuhungu yanzaniye ahangaha umuntu waje yambaye ibigeze ku birenge ajya ngo ni umumansera agiye guhindura imyenda abonye umusaza wagiye aje yiyambitse ubusa gusa ndamenya ari ibiki koko akundi kanegereze nyine ndebe siko nabyemeye nyine akundi wikanze siri waramutse neza se waramutse ngufashe yewe nta kibazo ngufashe oya ndabyikorera nta kibazo ndabyikorera ariko nanagufasha nta kibazo sinabikoze neza se urabona hari icyo nanjye nagufasha ibisigaye ese ugiye ku kazi ngiye ku kazi nyine nose nakwirwanga sinabwo waburetse ugataha oya ntabwo bishoboka yaburetse uretse nyine guteze siri ese ufite ikibazo atyo ufite ushaka kumbwira ese waje ukacyumva nyine okay ngakimbwira nta kibazo niba ari ikibazo byari mbwira ese urabyumva ute umunsi ugiye ku kazi ntabwo bishoboka mareka kujya ku kazi se sinagiye birimo siri icyo bitwaye ntabwo twabaye abavandimwe nese wanyishije ese twabaye abavandimwe ku buryo nari buze kujya ku kazi nyine se ntabwo wakumva nyine ikintu ushaka basi okay nta mbwira ikintu ushaka kimbwira ikintu ushaka se ushaka nyine umunsi twirugane nkareka kujya ku kazi se ntabwo ibyo bishoboka nkareka kujya ku kazi umva nasiba akazi
ntabwo nose ari ni ikihe kibazo ufite gishobora gutuma nsiba none akazi se suri boss ari umuriro ukwirukanye ku kazi ariko kuba ni boss tuva nica akazi hazira amasaha yakoze mbwira niba ari ikintu mbwira umunsi umwe ariko ari siri ibyo ntabwo birimo ibiki se bitarimo nose ku buryo nsiba akazi nose ishati yo nyine ndasiraga gifunga na kibazo ikibazo se iki kibazo n'umuntu mukuru tumenyeranye uyu minsi ngahe tumaranye ngo ntabwo umaze kumwisanzuramo nose wisanzuyeho ku buryo ntabwo uranisanzuramo nose ikibazo ufite ni ikihe siri ntibashaka ko twirwanya uyu munsi mwasiba akazi yafite gahunda nyinshi ahubwo reka ngende ahubwo ndumva nta kintu n'ejo ni umunsi rega n'ejo ni umunsi izo gahunda wazikora ariko jya umenya kuri boss njyewe binyemerere uri bunshimire umusore ujya twirirwa ntahangaha dukora iki uranshimira nyuma nyine urakibona okay ngambwira nyine ushaka ko kwishimisha ushaka kwishimana nawe uyu munsi abyumva ute si ibintu byaba birimo iyo dipa amudage mana agomba kurara nayo ibiciro ko byagenda kose tu ko mama natabashaka kukwishyura aya mana agomba kubwira leta murangiza natamubita ibiciro byanjye ariko nyambona ari we wamworoheye naramworoheye bro ariko ngiye kumwereka ko noneho hari ibyadanje sibyo ukomeje kumworohera ntabwo yazakwishyura ukamwereka igihe uhamagara mu mafi leta fifi fashe dukurikirana kiriya kirego sibyo ifise nk'uko bivuyemo oya aravuga afite ubudage reka bisubiramo abisubiramo yamwishyuza urabona ko n'ibisi imeze nabi muri iki gihe kancabuke rero ngiye kureba fifi sibyo dupange za staff kuri kuntu bimeze nabonye fifi wabwira Valence nakora akazi neza okay manje kagenda kacabuke ura turaza gusubira seri sore nashaka ko tuganira ariko nyine wanyitwayeho mu buryo nakunze guteze seri hamwe ibintu watumye muri koko ahora bitekerezo so umwana umwana ntabwo ndi umwana nyine afasha kumufuse ariko byose niba biteye bose ugiye guhakana ko ari wowe biteye ntabwo umwana ntabwo nanjye so yanjye nanjye mukuru genda kuruta kurya nshaka kwa ntabushuka okay ntacyo wenda ntacyo ariko ibyo tubyihorere bwa wenda hari impamvu biri byose biba kubera ko hari impamvu sibyo nagira ngo mubaze nose uratasanga uragenda usanga nimugoroba cyangwa bagenda nose iminsi twari twavuganye n'umusaza wawe urabona itageze ujya he none se ntabwo ibyo twavuganye iminsi twavuganye ntabwo yageze none se iminsi twavuganye nyine ntabwo uzi ko hanyuma se waranyitashye nyine kubera iki ni wakoze nk'umufite gutya gutya babari nanjye ndubara neza ndubara nsigaye n'abafite n'isese mu kuntu ese mise urarwaye se simbizi icyo kwa muganga ubu ni deni ubona utahe ibyo byo byibagirwa amenya se rebetse ntabwo ibyo twakoze se ntabwo ubizi nase bisobanura yuko ushatse nyine kuvuga iki sobanura uri mukuru icyo ndi kuvuga urakimenya ntabwo ndi kucyumva iyo twakoze urabizi wabikoze uri muzima ntabwo wasize byira ngo warabyibagiwe urumva rero ntawamenya n'igihe wenda barukobwa byanagenze nsigaye numva nyine umubiri wanjye warahindutse none numva nagenda ajyahe bivuga ngo ntabwo uri buvanga ahubwo njyewe numvaga wenda ari nk'ibintu nawe ubona ko none se nyine bishatse kuvuga ko uzakomeza kubaha cyane rwose cyangwa wajya wongeza indi minsi se wenda ubugumya ngiye ngomba kumanga ntabwo uzaza reka duce hirya no hino ane guteye iki
inshuro imwe umuntu ahita amutera inda. Ibishyize ntabwo bibaho. Ni ubwa mbere wumvishije ibyo bishoboka. Kose uribuka uza kunsaba unsaba kugira ngo ngucumbikire none umva ibintu kujya kandi narabibonye. Wijijishije wiyabashijwe ibintu gira ku birebire kumbe no kwirwa wambaye utungutu uzi tuwabaye no duke. Nyana stress kuza mfite ntabwo zinyemera kongera wizana. Ikiza no kubyo twakoze ubizi. Hari ikindi se wumva twahezaho basi? Nayiza kumenya ubwenge si uratubwara byo kubikora. Ubu nta bwenge namenye. Hanyuma none se ibyo byose batarabaye. Ese ko n'umuntu nta n'ikintu gishaka gukora akazi kose. Muri nta mbaraga nyifite ntabwo numva Okay, sawa. Shini ntabwo naje no kumukoza wawe. Okay. Agushaka umukozi. Okay, sawa. Ntacyo. Taza kushakira igisubizo kandi akiri. Igisubizo se kiki? Tegereza gato rero igisubizo nazo kugishaka. Yego. Kandi gendera ahubwo ndanashonje. Duteka ibyo biri nabazi. Ndaboneka. Ntabwo ko nawe umukozi hano. Kici kimenye. Ndaje mutekere uri. Gira vuba. Ahubwo njye namaze no mwidusha maze ndikora. Abyumvise. Okay. N'ibyombo kubera biba bimaze iminsi umuntu atabyoza birajyana bikaba byinshi. Bizageza yuko kumara ntabwo byoroshye uko nabirangiza wenda vuba ta Ese barabiti. byiza ko cyose Amakuru. neza nawe Nibere. Aribona boss afashe neza. Ahantu ni sawa. uramuje n'umwari afite amafaranga aduha amafaranga ntariho Shabira urebye nyine ni umuntu mwiza tu ariko noneho umva uretse nuko umuntu mwiza nyine n'inyuma bakora ari umuntu mwiza ikina sine mukunda bazamwinjira ukamubwira amaso ntabwo bizo sobanura aracira inda umva rero igihe nakureshye muri icyo gihe cy'inzara niyo biyo n'umwari nari mani nzi serine asubu ndagufasha ikimara uramuka tubaye mukunda ndamukunda kandi abo ikintu kiba kimwe cyamwigeza kuko nuko ubihubye icyo byansaba cyose nagikora ariko nkamubona ariko